face wash nkoresha yarashize ndijijisha kubera ukuntu ihenze, ariko iminsi namaze ntari kuyikoresha nabonye uduheri dutangiye kuza, allergie itangira kuza, ndavuga nti bya bintu biba bikenewe. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydia, niba utarakora subscribe yikoye nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya nje kukwibutsa yuko gusa neza, kugira ngo ugire po isa neza, bihera kuri etape ya mbere yo gukaraba. Niyo mpamvu ugomba gukaraba isabune yabugenewe, ugakaraba isabune nziza ijyanye n'ikibazo ufite, ijyanye n'uruhu rwawe uko rumeze. Muri aka kanya mfite amasabune atandukanye ageze kuri 4 kugira ngo mpereke uburyo wayakoresha bitewe n'ikibazo ufite. Duhere ku isabune ya mbere. Iyi ni marke ya Ela, ikaba irimo collagen. Wayikoresha igihe ufite ibiheri, igihe ushaka gucya, ufite za nkovu, igihe nanone ubona ukeneye gukoresha anti-aging kugira ngo uruhu rwawe rugarure itoto, rwongere ruse neza, hanyuma ushayininge, ugire agapo gasa neza. Iyi sabune rero ni iyi ngiyi, wayisanga muri Let's Shine muri Mike umuryango 25 ku bihumbi 7 gusa. Ni karibu. Hanyuma iyindi ya kabiri wakoresha ni isabune ya Olive Oil Control, akaba ari isabune donc irimo olive oil, hanyuma ikabifasha gutuma umubiri utoha, ukabona urasa neza, noneho ikanagufasha gukontrola amavuta yo mu maso yawe. Hanyuma ikindi nanone agapo karanyerera, ukabona karasa neza. Iyi sabune rero irimo olive oil nayo wayisanga muri Let's Shine muri Mike umuryango 25 ku bihumbi 7 gusa. Kandi kwirukanka n'ubumva itangiye kugwa. Hanyuma iyindi sabune ngiyi dufite hano ni sabune ya Fair White, akaba ari sabune wakoresha ushaka gusa neza kugira ngo nonose uburyo umubiri wawe usa, irakesha bisirimutse bitarimo ubujiji. Hanyuma nanone exfoliatinga, igakuraho uduserire twapfuye, umubiri ukongera ugasa neza. Wayisanga rero muri Let's Shine ku bihumbi 25 gusa. Twagiye kuri abantu bakunda ama body wash. Hano mbafitiye body wash nziza cyane ikozwe muri strawberry, irahumura. Icyo nakubwira cyo po yawe donc guhera mu ijosi kumanura ushobora kuyikoresha, uba wumva uhumura, uba wumva usa neza, gasigara gahumura muri dushe, mbese ukumva hari ukuntu umva ubuzima buryoshye. Iyi rero irahumura neza cyane. Iyi nayo wayisanga muri Let's Shine ku bihumbi 15 gusa. Ariko niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine, uyikorere, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, naho bitaha. Bye.